Yesu abahe umugisha mwicare mu bwiza bw'Imana. Zafu namwe turabashimiye cyane, reka mukomere amashyi menshi cyane Zafu. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwese, ndabasubije cyane nanone mu izina rya Yesu. Turashimiye Imana yongeye kuduha umunsi mwiza nk'uyu, musokongera guhura turi bazima duhumeka, nubwo imvura yaciyemo ariko Imana ibamuje ko mwatwaranye kubera ko mukunze Imana yanyu. Imana ishimwe cyane. Shimye Imana ibitangaza yakoraje bene data batandukanye, umuryango wa Alex na Mawombi. Yavuze umutware ntiyaje, nabaze nibaza niba umutware bari bumenye. Ariko umugabo wa Mawombi ni Alex. Alex ni umugabo w'inzobe ukunda kwicara hano, ajya no mu byuma hariya mukabona aratambuka hano. So uwo niyo mutware we yavugaga. Dushima Imana kubwabo rero yabahaye umwana mwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Twongere Imana amashyi kukomeje kutwagura cyane. Imana nishimwe. Ntarakomeza ndagira gushimira Imana kubw'icyumweru turangije, cyari icyumweru dufite mu masengesho y'iminsi 3, guhera ku wa gatatu kugera ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu. Ndagira ngo nshimire mwese mwabonetse mukaza amateraniro, yaba mu gitondo yaba nimugoroba. Abinginzi Debora n'abandi mukorana mwarakoze kuba ku gicaniro cyane. Imana ibahe umugisha. Ntimuzatezuke, ntabwo tuzatezuka gusenga Imana yacu, sibyo se? Ndabizi ko nabagize impamvu zituma bari mu kazi wenda ntibakundire, mwakoreye kure se, ariko icyo dukomeza gushimangira nuko tuba mu mwuka umwe twese, aho umuntu yaba ari akaze ko turi hamwe mu mwuka umwe mu gusenga Imana. Yesu ashimwe. Dukeneye gukurira hamwe no kugendana hamwe mu kwegera Imana yacu, ariko nubwo turi mu mwuka umwe tadukere no kubona n'amaso ku maso nanone, sibyo? Rwose ari amasengesho muyashyire muri agenda zanyu, tuyagira muri buri cyumweru cya nyuma cya buri kwezi. Ni ukuvuga iminsi 3 ya nyuma isoza ukwezi tuba dufite amasengesho yo kwiriza ubusa, dusenga guhera mu gitondo kujya nimugoroba hano ku rusengero. Ubwo rero Imana mwese ijye bashoboza muboneke. Ndiho turimo no gusenga, mfata umwanya wo kongera gusubiramo ibyifuzo mwagiye mwandika. Kubaje nyuma wenda twatangiye umwaka, twatangiye uno mwaka witwa ngo ni ihute uganisha ku ntego. Niyo teme yacu y'umwaka, ihute uganisha ku ntego. Bivuga ngo buri mukristo wese ari harirukanka agana ku ntego. Hano iwacu turavuze dushyiraho intego z'uburyo butatu. Habaho intego z'Imana ziri mu byanditswe byera, ishaka ku itorero ryayo. Donc nuhiga imihigo, uhiga n'imihigo ireba itorero ryawe. Imana magambo imihigo yo mu mwuka, ariko usangiye na bene data. Ariko ukanahiga n'indi mihigo yo ku giti cyawe nanone. Hari ibintu twifuza kugeraho, sibyo se? Buri muntu wese afite ibintu umva yifuza kugeraho mu buzima bwe. Ni byinshi nabirondera ngo birangize. Hari none ibyifuzo n'indi mihigo ushobora kugira itumukura. Ibi bishiro byose rero biri mu bintu Imana igenda ikwigishirizamo uko umwaka ugenda utambuka. Ibinevo nteje mu jambo ry'Imana neza. Uyu munsi ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 5, sibyo? Bivuze yuko umwaka urabura ukwezi kumwe ni kuvaho turangije amezi 6 igice cya kabiri cy'umwaka. Murumva ukuntu umwaka wihuta. Ejo ni mu kwa mbere uko tangiye umwaka, ubu rero umwaka ugeze muri kimwe cya kabiri. Bivuze yuko nibura nawe wakabaye ugeze muri kimwe cya kabiri cyo gusubizwa cyangwa se cyo kugira icyo ukora kuri za ntego zawe z'umwaka washyizeho. Buriya iyo umuntu atagira umwanya wo gusuzuma intego n'ingamba yihaye cyangwa n'ibyifuzo asengera, rimwe na rimwe ntabona n'amashimwe yo gushimira Imana. Yesu ashime cyane. Ariyo musicyo rero nombikuje dufite buri kwezi, abari n'umwanya wo kongera gusubiza amaso inyuma ukareba ibintu warahigiye Imana, ibintu wifuza ku Mana, inyigisho wize, none ugahita ugira n'umwanya wo kwiherera ukabisengera noneho.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iki waragikoze Mana, iki waragikoze Mana, iki waragikoze Mana, iki ntikirakunda, iki ntikirakunda. Yewe buri hari ibintu dufite nk'ibyifuzo, ariko hari ibyo nawe ugomba kugira icyo bikoraho. Mbese nk'urugero, umuntu wifuza ko Imana imuha gutura ahantu hiwe, kubaka inzu. Nubisengera Imana izagenda icinzira, izaguha akazi, izaguha amafaranga, izaguha amahirwe runaka. Iyo Imana ibiguhaye, ibintu usubiza gusenga, ariko ugomba gushyiramo ubwenge bwawe ku buryo nubona amafaranga uzakuraho igice ukakibikira kuri ya nyubako uteganya kubaka. Bivuze ngo Imana ibigukoreye, ntusevinge, ntuzigama amafaranga yo kubaka, ntabwo wazubaka. Kandi si uko Imana itaragushubije, oya yaragushubije, ahubwo ntubaye umunyabwenge wowe. Murimo kumva ibyiza byo gusuzuma intego zawe. Yesu ashimwe cyane. Rero murane musinje iminsi 3 turimo gusengera byo byifuzo byacu, si ukubisengera gusa, ahubwo turanasengerana tugafatana mu biganza. Ibyo ni ibyo buri muntu yisangije, ariko habaho n'ibintu duhuriyeho. Hano Intarama turasenga ko Imana itwagura iduha ahantu hacu. Uko 6 murakwibuka, ukwezi kwa 6 murakwibuka, tuzatwinjiye mu muvuduko wo kubaka. Tuzubaka bene da, tuzubaka. Bisubire mu tuzubaka. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kubaka rwose. Ejo use ko numva tangiye kumbana byinshi. Nageze ku nyubako numva tangiye gusa ni namaraga mutima yongera cyane. Ejo kwa 6 cyangwa 5 ngira ngo umuntu arampamagaye aramwe ati pastor, ati rero ati ryatangaza mwatanze ryo kubaka, jewe ndumva konti ni murayitangaza ushyira amafaranga, ati kandi nayabonye yanjye ndumva nashaka kuyagumana, ndashaka kuyikuraho. Yesu ashimwe cyane. Arambwira ati mwatinze rwose, nge nafite, ati mfite 200 hano. Ndambwira ni yes, Imana umugisha, warakoze kubizirikana. Ndambwira nahamagara Jane, umubaza ati Jane, amafaranga mfite hano yashyire he? Washyira kuri kode y'itorero, washyira kuri konte zimanitse hariya, uyashyire wa mugani urubanza rwa cyangwa se umuhigo wawe ubusohoje. Murumva mu gihe twe tuba mu kwa 6 hari ibindi bintu Imana irimo guharura mu nzira igenda itunganya. Kuba mbyumvise bwa mbere, dufite umuhigo yuko uno mwaka dukusanya miliyoni 30. Tuzazikusanya gute? Tuzazikusanya nibura abantu 100 biyemeje gutanga 30 buri kwezi, 30 buri kwezi mu mezi 10. Tubonye miliyoni 30. Mu yandi magambo, n'abantu 100 batanga 300 ku mwaka. Uwo rero ntararinda ku mwaka urangira, je 200 binguye mu ntoki, ndashaka kubyikiza nshyira ku nyubako y'Uwiteka Imana. Biri mu byifuzo turimo gusengera. Impamvu ivuze rero, ubwo tubisengera abari hano ku wa 3, icyifuzo twaragisengeye, murabyibuka? Abana ku wa 3 twabisenye ku wa 3, tubyibutsa Imana. Ejo umuntu arampamagara ati mfite 200 ndashaka kuyatanga. Nuko kuntu Imana igenda isohoza, natwe tutabaye abanyabwenge ngo dufungure konte ku ruhande, twakwisanga ay'inyubako cyakoresha ibindi bintu bitari inyubako. Urumva hari uguhiga umuhigo n'icyifuzo, hari uko Imana igusubiza ku byo yisabiye, ariko hari n'ubwenge nawe nyir'ubwite ukwiye kugira ngo Imana niyigusubiza uzamenye kumenya uko witwara muri za nzira Imana igusubirizamo. Muri bya byifuzo byawe nawe rero ujye uvuga ngo mu minsi igize ukwezi, nibura iminsi 3 yanjye imisozi ukwezi, nzajya mfata amasengesho yo gusengera ibyo nigiye, ibyo nize mu ijambo ry'Imana mpinduke, ariko nanatsinye na bya byifuzo nashyize imbere y'Imana muri uno mwaka. Jene buriya message igiye kugera, njya muri office nkafata bya byifuzo mwanditse, none ngiye guhera kare dutangira umwaka, mwanditse ibyifuzo dushaka kugira Imana, ndetse nk'umushumba mushaka dusengana, mfite envelope yawe naragenda ngera bisubiramo, senyera kanaka wasengeye iki, abenshi bahurije ku nyubako, abandi akazi no ko n'igishoro n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mbafata umwanya uhayije wo kubisengera, ndimo gusengana namwe. Yesu ashimwe cyane. Bene data, nongere basabe, ujye umenya ko iminsi 3 ya nyuma isoza umwaka ni iminsi y'amasengesho. Ujye ubishyira muri gahunda yawe. Isoza nari mbarangije.
ntabwo isoza umwaka n'isoza ukwezi. Nuvuye iminsi ya nyuma isoza ukwezi duhurira ahangaha tukajya guhuza umutima tugasengera biriya byifuzo. Hari iby'Imana imaze gusubiza, hari igihe n'abashatse no kubivuga bimwe na bimwe, ariko kambibikire bonani, kambibikire veya bonani. Imana ishimwe cyane. Bega bonani ibintu bizabera hano muri veye kuri bonani, hano hazaba hari ibindi. Niba tuzabyandika tukabyafisha hano, niba simbizi, ariko I have that dream, ndafite izo nzozi yuko Imana izakora ukomeye muri uno mwaka. Kandi nababwiye ngo uno mwaka hari ibyifuzo Imana izasubiza byari byarananiranye imyaka myinshi itambutse. Yes, Imana ishimwe. Umuntu ufite intego, umuntu usenga afite n'intego kandi akiruka nkagana ku ntego, uwo muntu Imana iramwishimira, inagendana nawe. N'Imana ikunda impinduka. Imana kamwe kano kandi Imana ntihinduka ariko ikunda impinduka. Murabyumvise? Imana ntihinduka ariko ikunda impinduka. Imana ntikunda ibintu bitava kuri ango bijye kuri B. Kubera iki? Imana it's a living God. Ni Imana ibaho. Ikintu kiranga ikintu kiriho nuko gikura kiva ahantu hamwe kijya ahantu. Niko Imana yacu iteye. Rero Imana irimo kuduherekeza muri ya rugendo. Bivuze ngo nongere bakumbuze bashishikarize amasengesho tugira buri kwezi. Ayo ngayo ntakuyeho ayandi uzasanga giti cyawe n'umuryango wawe, ndetse nayo dusenga buri kwezi, buri wa kane hano ku rusengero haba ari amasengesho yo kwiriza buri wa kane. Imana rero ibahe umugisha. Nashimiraga mwese mwabashije kuyabonekamo, ariko nanamenyesha n'abatari bayazi yuko Imana yacu irimo dukorera ibitangaza. Ndizera ko mwandika ibyifuzo Imana irimo gusubiza, sibyo? N'ibisubizamo hagati bamwe batangiye gushima Imana kubw'umwana, ngo harimo n'uwasinze muri biro karambwa ati umwana wanjye ntabwo wamusengera nyine ko tumusengera. Hari ibintu no mwaka nibwira yuko tuzarangiza ari ibintu bihindutse. Bayiri nitangazo rikomeye nsoza kuri ino ngingo. Uno mwaka ushobora kuzasoza uko twicaye atari ko twicara. Yego nibyo. Hari bandize bari hano, Imana ibahe umugisha cyane. Uno mwaka ushobora kuzasoza twicaye hariya, ushobora gusoza twicaye tureba hariya. Uno mwaka ushobora gusoza ino nzu yicayemo abantu 500. Uno mwaka Imana ishimwe cyane. Ntago bitinze. Abandi nabatinde kwa 6 sikere imihangana tsigaye kwezi kumwe, ariko niyo ngombwa n'umukomeza twita cyane tuzabyigiza imbere rutayina twinjiye mu nyubako hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Ibyo nimo kuvuga nta biciye mu migani, turimo gusenga Imana ngo yagure hano hantu, tugire ahantu hanini nyine turabyifuza. Kandi uno mwaka uzarangira byarangiye. Yewe mfite kwizera ko umwaka uzarangira byarangiye. Kandi icyo makunda nuko nabonye ko muri abakristo beza, iyo dufite intego tukirukanka tuyigeraho. Paul yabwiye aba Filipi ngo ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingorane zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Uyu mugambi wo kwirukanka tugana aho Imana dushaka ni umugambi wavuye mu ijuru, kandi ikindi ni Yesu bidushyiriyeho. Haleluya. Imana rero ibahe umugisha. Twinjiye mu kwezi kwa 5, ubwo n'inyigisho zacu zakomeza kugenda zigaruka ku ntego zacu z'umwaka. Turi mu gihembwe twita igihe cyo gutumbira hazaza. Mu kwezi kwa 4 twaganaga amagambo tubwira ngo Yesu ni igitekerezo cyacu. Ni nayo magambo turi busoze wenda uyu munsi tujye kugana ku mbaraga z'umuzo kwa Yesu muri twebwe. Ino teme tumaze iminsi tuyiganiraho, ariko impamvu tuyivugaho cyane narabivuze nanabisubiramo, nuko urufatiro rwacu, ibyishimo byacu nuko Yesu yazutse. Haleluya. Nuko Yesu yazutse. Yesu atazuka uyu munsi ibyishimo byacu ntibyari kuba biriho. Ariko hano turavuga imbaraga z'umuzuko muri twebwe cyangwa muri wowe. Kubera icyo ari muri wowe, reka mwasobanura amagambo mbere ko n'ijambo byanditswe. N'abakene bazamubwira ngo buriya impinduka zose mubona zibaho mu buzima ziboneka iyo wafashe amakuru rusange ukayahindura yawe. Reka mbisubiremo. Donc kugira ngo umuntu ahinduke nuko afata ibyo yamenye
rimwe na rimwe byanatangajwe muri rusange ukabihindura ibyawe. Mu gifaransa ni ukwinterniza, ni ukubifata ntibibe bikiri ibintu byo hanze, ahubwo bikaba interne muri wowe. Yesu yaravuze ngo nimumenya amagambo yanjye, nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Mu yandi magambo, Yesu arashaka ko muba interne muri we, n'amagambo ye akaba interne muri mwebwe. Nimubigenze gutyo, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Murabona, icyatumye ibintu bihinduka ni uko byarenze kuba ibyo hanze, byarenze kuba amakuru dusangiye hanze, byarenze kuba ibyabasa bose, byahindutse ibyanjye ku giti cyanjye. Iyo ibintu byamaze kugera muri jye imbere, bitangira kubyara imbuto. Haleluya. Turi mu cyerekezo kimwe. Nituvuga umuzuko ni amakuru abantu bumva. Umuzuko wanditse muri Bibiliya. Tumaze n'iminsi itari mikeya tugana ku muzuko, ariko umuzuko muri wowe usobanuye iki? Kubera yuko turi birebe mu kanya, ijambo ry'Imana iyo urisomye ugenda ubona hari ibyanditswe kwereka yuko hari ibintu byabonetse by'ubutsinzi kubera yuko habaye umuzuko wa Yesu Kristo. Mbere yaho yari amakuru ariho, mbere yaho yari byari umugambi, ariko kashe ya nyuma y'agakiza kacu yatewe ku munsi w'umuzuko. Imana ishimwe. Ubwo rero bimeze gutyo, agakiza kacu ukeneye kubizana nibibe bikitwa ko ari umuzuko, ukavuga ngo umuzuko muri jye, umuzuko wa Yesu muri jye, umuzuko wa Yesu muri jye, umuzuko wa Yesu muri jye, bikaba muri wowe, ukabisobanukirwa, bikagutunga, bikakubyarira imbuto n'ubuzima utari usanga ufite. Katwumva amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa, ibice byaho twagiye, Ibyakozwe n'Intumwa ibice bibiri ku murongo wa 22 n'umurongo wa 24. Ibyakozwe n'Intumwa ibice bibiri ku murongo wa 22 n'umurongo wa 24. Uyu ni Paulo, ni Petero ugiye kuvuga aya magambo ku munsi wa Pentecote. Hari hakiri kare rwose. Mu gihe mukirimo kuhashaka, reka mbibutsa ko iki ngiki aya magambo Petero yavuze nicyo cyari igiterane cya mbere kibaye Yesu amaze gupfa avuye mu isi. Yesu asubiye mu ijuru, cyangwa se mu itorero rishya, mu itorero rivutse bwa mbere. Iyi niyo crusade ya mbere yabayeho. Kubera iki? Kuko Yesu yaramaze kugenda, na mbere y'uko agenda tubona hari ibintu byabaye, aho nka Petero yabwiye bagenzi be, arababwira niko Yohana asozane ku rwandiko rwe ndetse n'ubutumwa bwiza, usoza ubona abigishwa bumvise ko Yesu agiye kugenda. Na mbere y'uko agenda babanje kumaze ngo umwigisha ngo se iki nicyo gihe ugiye kugarama ubwami bwa Isiraheli. Mu yandi magambo, bari bazi ko abonye umwami n'umukiza ugiye kubona nabo bakima ingoma nk'abandi bantu bose, bakaba ministre, bagabana ingoma z'ubutware n'ibindi bisa nabyo. Ndetse no muri Luka 10:28 yarabwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihangana n'ibyagerejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami. Mu yandi magambo, hari promesse y'ubwami, ariko batirigeze bamenya ngo ubwo bwami tuvuga ni ubwami bw'inosi cyangwa ni ubwami bw'iteka ryose Yesu yaje kuduhesha. Niyo mpamvu Yesu yashubije arabwira ngo ntabwo ari ibyanyu kumenya igihe data azazana ubwami. Ntabwo ari ibyanyu, si ibyanyu. Mu yandi magambo, ntabwo ari ubwami mvuga ari ubwahangaha. Oya, tutaragira aho ngaho. Aha tubona ni igihe Yesu yari amaze kugenda, nabo batatanye, bagiye ku nyanja ya Tiberiya, bagiye kuroba, na Yesu abasangayo, bagira ubwoba, bamwe ati ni Yesu, abandi ati ntabwo ari we. Petero abibonye ngo yitera mu mazi, arirukanka aragenda asanga Yesu. Uyu Petero mbere y'umuzuko wa Yesu, ataramenya amakuru y'umuzuko wa Kristo, niwe munyabwoba wa mbere wabayeho. Murankurikira? Petero Yesu yarazutse n'amakuru ye arayumva, ariko Yesu akaba yamaze kujya mu ijuru.
Yesu akaba atari yamwiyereka. Petero yari atarahabwa imbaraga z'umwuka wera. Ibi ni ibintu byabaye mu periode yegeranye cyane rwose. Kuri Petero rero, Petero wa mbere na Petero wa nyuma y'umuzuko no kuza k'umwuka wera ni abantu babiri batandukanye. Niwe uvuga n'amagambo rero, aravuga ngo yemwe bagabo mu Isiraheli, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresha hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko mubizi ubwanyu, uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Umurongo 24 ngo ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, uko bitashobotse ko akomezwa narwo. Petero amakuru ya mbere yatangaje Yesu amaze kuzuka, ndetse amaze no kuzura umwuka wera. Umunsi amara kubona imbaraga z'umwuka wera, itangazo yatangaje yibukije abantu, yababwiye ko umwami banze bakamubamba, uwo mwami yazutse. Imana ishimwe. Ntabwo tinyabwira ngo murabona uwo mwami yaje mu isi avukira mu muvure, hanyuma arakura, akura kwa se na Mariya. Oya, ibyo byose ntibabwiye, ahubwo yababwiye ko uwo mwami babambye, uwo mwami yazutse. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, kuri Petero amagambo yari afite imbaraga muri we yari uko atangaza umuzuko wa Yesu, ko niwe ugiye ku rufatiro rw'ibizakurikiraho byose. Imana ishimwe. Komeza gatoya turebe mu Befeso. Paulo nawe abwira Befeso, abasengera, arambwira ngo hari ibintu nifuza ko mumenya, ndagira ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana, yego, butagira akagero. Izo mbaraga iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, yego. 20 izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Haleluya. Ngo ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Ano magambo yahuje, ubona ko hari ahantu habiri Bibiliya ivuga imbaraga. Ahantu habiri Bibiliya ivuga imbaraga. Bibiliya ivuga imbaraga ivuga ku mwuka wera, imbaraga z'umwuka wera. Ahandi ivuga imbaraga ku muzuko wa Yesu. Mu yandi magambo, nibyo bintu bibiri byabayeho byaherekejwe n'imbaraga zihindura ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu umuntu wese wizeye Yesu Kristo uzura umubiri upfa, udukura mu rupfu, uwo muntu akamwizera Yesu, umuzuko akawugira uwe, uwo muzuko uzana impinduka mu buzima bwe. Kubera iki? Uwari warapfuye wese abona ubugingo. Icya kabiri, iyo umuntu yemeye umwuka Yesu Kristo akuzura umwuka wera, aba transforme, arahinduka. Ahindurwa n'iki rero? Reka mu rugero rwa hafi cyane. Nabazima urugero bamwe karengera n'umunsi kandusubiremo. Ubuzima tubayemo hano ku isi dore ukuntu buteye. Nimufate hano muhafate nko ku isi. Kano gatuti hano gatangirira naha karangirira ni mu isi. Sibyo? Hano ni igihe isi itari yaremwe. Aha ngaha ni igihe isi izaba itakiriho. Now, wowe jewe nawe, mbere yuko tugera mu isi, twabanje kuba mu bitekerezo by'Imana. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko Imana yaremwe abaremwe, kuko Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Umugabo n'umugore ngo nuko yabaremye. Irabwira ngo nimugende mworo. Mu yandi magambo, tutari twagera mu isi, twabanje kuba mu bitekerezo by'Imana. Twabanje kubaho Imana idutekereza. Imana abwiye Yeremiya ngo nakumenye utarabura mu nda ya mama wawe. Munze kubwira abantu ngo buriya iyo Yesu apfa ntazuke, reka nongere bisubiremo, byari kugorana kuririmba intsinzi y'agakiza. Kubera yuko Yesu umugambi wamuzanye wari muri ibyo bice. Hari ukuvuka, hari ukwigisha, hari ugufa, hari ukuzuka, hari gutanga umwuka wera. Full stop. Ibisigaye tugategereza ko umwami wacu Yesu azaza, tukazuka tukamusanganira. Mu yandi magambo, nshuti yanjye, nyuma yo gukizwa,
nyuma yo gukizwa ukizera umwami Yesu, menya ko uwo mwami Yesu yazutse kandi azazura azapfa mwizeye bose. Imana ishimwe, kugira ngo icyaha n'urupfu byazanywe, urupfu rwazanywe n'icyaha rukurweho, hazeho kuzuka ko bizeye umucunguzi wacu Yesu. Komeza hepfo gatoya, hari amagambo abiri ngira ngo uyu munsi uzirikane tuvuga ku muzuko w'abapfuye. Irya mbere ni ijambo Yesu yavugiye ku musaraba, aravuga ngo byose birarangiye. Buriya mujya mubona hari siporo abantu bajya bakorera mu bihugu kuri ice, ku rubura, bafite utuntu bakanagiyeho ariko bafite inkoni ebyiri, imwe hano indi hano. Mujya muzibona ziriya nkoni barazifashisha mu kugenda, doko barazishinga bakazisunika bakabona kujya imbere, cyangwa se yaba agiye kugwa iya nkoni iramuramira imufasha kwihuta. Izo nkoni ebyiri reka nzigereranye n'ariya magambo abiri Yesu yavuze. Muri iyi si turimo yuzuyemo ubunyerere, yuzuyemo gushidikanya kose, hari amagambo abiri y'ubutsinzi abakristo batunga, arizo nkoni ebyiri z'ingenzi, imufata iburyo indi ugafata ibumoso, igatuma uhagarara ushinze imizi neza mu gakiza. Irya mbere ni ijambo Yesu yavugiye ku musaraba ngo tout est accompli, byose birashohojwe. Ibyo bishohojwe ni ibiki? Ni ukuza gucungura umuntu. Imana ishime cyane. Mu yandi magambo, ikiguzi cy'icyaha uyu munsi kirishyuwe. Yego? Ububata bw'icyaha uyu munsi bukuweho. Uwari kuzafata ibyaha bye uyu munsi ndetse umwana w'Imana, uwari kuzarimbuka uyu munsi aho ubugingo buhoraho. Ibyo byose ikiguzi bisaba kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo buhoraho, Yesu yagiye ku musaraba ngo byose uyu munsi ndabyujuje. Nandi tangazo uyu munsi ndabyujuje. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Irya kabiri, Yesu umunsi ava mu mva, Mariya Magadalena yazinukiye kumva, arabaze ngo umwami wanjye mwamushyize hehe? Ariko ubutaha nzabigisha ku mutima ukumbura umwami wazutse. Nzagaruka karakteri za Mariya Magadalena. Mu gihe abandi babaga barya, mu gihe abandi bakijujura, urabona yaratubiye ko azazuka, se buriya yarazutse se ntiyazutse, ese buriya mu gihe ntikivuga amakuru yose bakibyibaze ni mu bitotsi, Mariya Magadalena yabyutse hakiri kare mu rukera akumbura umwami wanjye ndamukumbuye. Yananiwe kubaho ubuzima ataramenya ahantu umwami we ari. Yego, yananiwe gusinzira, yashatse umubaparufe ihumura neza. Kubera iki? Isano yafite n'umwami we yari ikomeye cyane ku rwego rwaho atatuza ngo aryame asinzire ataramenya ahantu umwami we ari. Umwami we yaramutwazaga mu mutima, umwami we yaramukumburaga, ntiyaruhukaga ataramenya ahantu umwami we ari. Mariya Imana imuha umugisha cyane. Wisi nanze nga nawe uzi hano mbabwira amagambo Yesu yabajije Petero muri Yohana. Aramwegera amaze kubatekera, aramaze ko Petero urankunda. Kandi murebe iyo gitangaje, aya magambo Yesu yabuzaga Petero yamubazaga agira ngo amushinge kuragira itorero. Ariko aho kumubaza ngo se Petero uzi kuyobora, Petero uzi gukora ibi n'ibi, aramubaza Petero urankunda? Petero ati obviously ndagukunda. Ati ragira intama zanjye. Ubwo si ibyo birahuye? Mwe muntu barabihuriye? Urankunda, ndagukunda, ragira intama zanjye. No. Iyo ikibazo ari kuragira intama yarakunda Petero. Uribuka ikintu navuze ku buyobozi, ko umuntu ushaka kuba umuyobozi ari umugaragu w'abandi. Petero urabyibuka? Ati ndabyibuka. Petero uribuka yuko nogeje abigishwa ibirenge? Yego ndabyibuka. Ngo aragira intama zanjye. Yari aferi y'akazi, ntabwo ari aferi y'urukundo. Ariko ikigwera ko Yesu ikintu yashaka muri Petero ntabwo yari umurimo, yashaka urukundo akunda Yesu. Niba unkunda ragira intama zanjye. Ntabwo iyo uragira intama zanjye kubera niba uzi kubikora, uraziragira kubera ko ujya unkunda. Imana ishimwe. Urankunda? Yego, uragira intama zanjye. Petero ngira ngo yumva ibintu guhindura isura. Petero urankunda? Ndagukunda, uragira intama zanjye. Yesu afata pause mo gakeya, arongera
Petero urankunda? Ndagukunda. Ragira intama zanjye. Yesu ntabwo nzi bibe ntibisobanura ariko nyambyibazaho kubera iki Yesu yabajije inshuro 3 Petero ngo Petero urankunda? Ahari Petero yakomeje kuvuga ngo ndawukunda ariko atarumva umugambi wa Yesu w'inyuma uri inyuma y'ijambo urankunda. Ijambo rya mbere, Petero urankunda? Yego ndagukunda. Ragira intama zanjye. Petero urankunda? Ndawukunda. Ragira intama zanjye. Yesu asubira mu inshuro 3. Petero nibwo yahumutse ku maso atangira kumva ko urukundo Yesu amubaza rurenze urwo arimo kumusubiza. Aramaza, Petero urankunda? Petero yumvise irahindutse. Arambwira ati Mwami, noneho rero ngiye ndekeye yawe. Ibyo gusubiza mbaye mbyihoreye. Noneho Mwami, wowe uzi byose, urabizi ko ngukunda. Mu yandi magambo, igihe nahereye ngusubiza ko ngukunda, dushobora ko tuvuga indimi zitandukanye. Noneho rero ngiye mvuyemo. Kumenya ko ngukunda reka bijye mu ntoki zawe. Mwami, none ni wowe uzi byose, ni wowe uzi ko ngukunda. Yesu atiragira intama zawe. Haleluya. Yesu yashaka ko ibintu byose Petero azakora bishingiye yuko nkunda. Do you really love me? Uyu mutima wa Petero, Yesu ya Petero niwo mutima Mariya Magadalena yagize byanga yuko ari butuze. Arabaza, umwami wanjye mwamukize he? Nimumbwire. Ejo muri twaramuzanye tumuhamba amahangaha mushyira abarinzi ngo bamurinde, naje ndamubura. Nimumbwire umukunzi wanjye, umwami wanjye ari hehe? Umwami wanjye ari hehe? Uwo ni umutima ukunda Yesu utatuma tuza ataramenya ahantu umucunguzi wari. N'uyu munsi mpamya ko ibintu byinshi binanirana mu buzima bw'abakristo. Ni ukuri kose tuvugisha ukuri nuko tuzakunda Yesu. Yesu ahura n'abigishwa be. Abantu bamukurikiye bamwirukankaho. Arabareba. Atariko buriya ni ngewe mwaje muje gushaka cyangwa ari imigati mwaje mukurikiye? Arababaza. Arabwira ati noneho rero abaho bigeze mugomba kurya umubiri wanjye mukanywa n'amaraso yanjye. Igikuba kiracika. Uyu muntu yigize nde turya umubiri we tukanywa n'amaraso ye? Ahindukira abigishwa 82. None namwe mugiye kugenda. Murabona teste ya Yesu? Teste ya Yesu irimo gushaka isano umuntu afitanye na Yesu yariyo. Birashingira ko nanabyibaza nawe iyo uvuga ngo sinamukunda umukundira iki ubundi? Buriya wowe umukundira iki? Buriya wowe umukundira iki? Nushaka ntusubize ubyibaza. Buriya wowe Yesu umukundira iki? Uramukundira ko ari umwami ujye gusubiza ugakaminerivare akishyura abana minerivare akishyura ubukode? Uramukundira ko yaguhaye urubyaro wari warubuze? Uramukunda Yesu urata wowe umukundira iki? Now Yesu arimo gutestinga umutima wa Petero. Amaze mu Petero urankunda. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu rero niwe numaze kuvuga aya magambo avuga ngo Yesu mwabanje uyu munsi mbafite itangazo. Uwo mwami yarazutse ni nawe ukora ibi ngibi turimo kuvugana uyu munsi. Ayo magambo Petero reka yavuge yari amaze guhabwa inshingano ariko zakomotse gusuzuma urukundo akunda umukiza we. Imana ishimwe cyane. Ngara kuri Mariya Magadalena. Uriya Mariya hariya niwe babajije abarinzi bimva ngo se ngo umwami wanjye mwamukize he? Marayika araza arambwira ati mvadi uwo mwami ntabwo akiri hano ahubwo uwo mwami yagize ate yarazutse. Haleluya. Mu yandi magambo inkingi ebyiri zidufasha mu gushingwa mu gakiza kacu. Iya mbere nuko Yesu yasohoje umugambi wamuzanye. Iya kabiri nuko Yesu yazutse. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu adasohoza umugambi wamuzanye, muzi ko Yesu yageze akavuga ati mwami kino gikombe niba ubishaka ni ukuri kino gikombe kindenga, ariko mana niba uko nshaka biba uko ushaka. Ayo magambo yari busunze kuza kwa marayika w'Imana waje akamwongera imbaraga byaje gusoza. Yesu avuze ngo tout est accompli. Uyu munsi nta tangazo byose birujujwe.
mu yandi magambo umuntu wese uri mu bata bw'icyaha nayo mubwire yuko ikiguzi cy'icyaha nakishyuye tout est accompli. Umuntu wese uremerewe yego Imana ishimwe tout est accompli, byose byarujuje narabirangije. Umuntu wese wabuze ahantu wakiriye urubanza nka mugore w'umusamanyikazi bene gutera amabuye nayo umunsi mu itangazo byose byarujujwe tout est accompli. Nawe ushyiramo ibyawe Yesu yishyuye ikiguzi cyose bisaba ngo wongere wiyunga n'Imana. Icya kabiri Yesu avuze ayo magambo ntiyabirangije gusa ahubwo yongeyeho imbaraga za kabiri zitwa umuzuko. Yesu arazuka kugira ngo atangaze ubutsinzi bw'uburyo bwose ikuzimu mu isi no mu ijuru k'Umwami Yesu yazutse. Imana ishime cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yaraje ngo Yesu aramanutse ngo ajya ikuzimu afata Satani aramunyeganyeza amwambura imfunguzo azamukana imfunguzo atangaza ko urupfu nta butware rugifite ku buzima bw'abantu. Afungura ibituro by'abera barazamuka ngo batambagira paradizo. Imana ishime cyane. Uwo ni wo mugambi umuzuko. Nige ngo aya makuru aze kurenga kubona amakuru yanditse ahubwo nawe yashyire mu buzima bwawe. Reka mabwire itandukaniro ry'agakiza Yesu yatanze rya Kristo n'abandi bantu bose bamwiyitirira bene data nuko Yesu yazutse. Rero mva n'indirimbo bajya baririmba ngo Muhammad wapfuye ntanazuke, ngo Muhammad yarapfuye ntiyazuka, ngo ariko Yesu yarapfuye ngira ngo arazuka. Harimo abantu benshi bagiye n'abagiye n'umusaraba cyabikora ariko bajya ku musaraba bakibamba nk'ikimenyetso cy'uko Yesu yabambwe. Bakina teyatere gusa nta mbaraga zibiherekeje. Yesu yagiye ku musaraba umunsi Yesu apfira ku musaraba bene data ngo habaye umushyitsi munini ngo habubwira kabiri Yesu urupfu rwe no kuzuka kwe bibitse imbaraga zibohora isi ububata bw'icyaha na kamere. Imana ishimwe yatangaje umuzuko, yatangaje agakiza kazima kugira ngo buri muntu wese uri mu bubata bw'icyaha ndetse n'urupfu uyu munsi ahinduka imbohore kuko Umwami Yesu yazutse. Umuzuko ni iki kuri wowe? Komeza gatoya. Imana ishimwe cyane. Umuzuko wa Kristo ni urufatiro rw'agakiza kacu. Umuzuko wa Kristo ni urufatiro rw'agakiza kacu. Iyo Yesu atazuka uyu munsi twari kurimba indirimbo y'amashimwe k'umukiza wacu Yesu yaducunguye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Paulo reka mabwire mbere ku magambo Paulo yavuze reka mabwire yuko buriya Satani ahanadutsindira akenshi anafata ubuzima bw'abizera abibagiza uwo bari we nyuma yo kwizera Umwami wazutse. Reka nkubwire ibintu bikeya byerekana uri we nyuma yo kwizera Umwami wazutse. Icyambere iyo umuntu amaze kwizera Umwami Yesu Kristo aza mu buzima bwe. Umwanditsi mu Byahishuwe 3:20 Yohana yaranditse ngo mpagaze ku rugi rw'umutima wawe ngo ndakomanga ngo umuntu uzumva ijwi ryanjye agakingura ngo nzinjira iwe ngo dusangire. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu ikintu cya mbere Yesu akora ngo ni ukwinjira mu mutima we. Nkunda version y'igifaransa iravuga ngo je souperai avec lui et lui avec moi. Mu yandi magambo tuzakora échange sharero mpereza ibyo ufite nzafata ibyanjye mbimuhereze nawe afata ibye nawe abime. Ngiki icyo bisobanuye kwakira Yesu mu mutima. Umuhereza ibyaha byawe n'ibyakunaniye n'ibyakubase ahubwo agakiza ku buntu. Yego je souperai avec lui et lui avec moi. Ntabwo nanyuzamuha gusa ahubwo nawe azaba tuzasangira. Ikinyarwanda irabibumba ikavuga ngo tuzasangira nyine tuzasangira ariko mbese hazaba interchangement hazaba guhererekanya. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu icyamuzanye kwari ukutwambura ibyacu byaboze akaduhereza ibyo bishyashya byazutse.
niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe Yesu abaje muri we. Abakoreke tubwira neza, Paul nanjye abakoreke babwira neza, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo ngo abahinduza icyaremwe gishya, ngo ibyakerewe bishize haba havutse ibindi bishyashya. Nzasangira nawe asangire nanjye. Ikintu cya mbere kibaho iyo umuntu amaze kwakira Umwami Yesu yinjira muri we. Yesu niba arakira Kristo, Yesu atuye muri wowe. Yesu atuye muri wowe. Yesu ntabwo yimuka, Yesu atuye muri wowe. Icya kabiri, Kristo atura muri wowe. Yesu abona ubuturo muri wowe. Abona ubuturo muri wowe. Yesu yaravuze, Imana ishime cyane. Yesu atanga urugero kugendanye no kuzuka kw'abapfuye, aganira na Marita ku munsi w'urupfu rwa Lazaro. Ikibazo Yesu yari afite gikomeye nuko Marita atabona ko Yesu yazura abapfuye uwo mwanya. Muri we amakuru y'umuzuko yari kuzayarindira wa munsi wo kuzuka abapfuye. Yesu aramureba aramubwira ati, Marita we, uzura abapfuye murahagararanye hano. Marita, uzura abapfuye muri kumwe ahangaha. Ntabwo ari inkuru za kera. Uzura abapfuye muri kumwe ahangaha. Uko niko Yesu yiridentifiya mu buzima bw'umuntu wasobanukiwe umuzuko wa Yesu Kristo. Umuzuko ukwiye guhinduka pasono ku giti cyawe, ukamenya ko Umwami uzura ibyapfuye, uwo Mwami wamwakiriye. Ikintu cya mbere yabanje gukora, yabanje kutuvanaho urwandiko rw'imihango rwaturegaga rw'ibyaha byacu, akadondera abana b'Imana, akatuvanaho umutima uducira urubanza kubera yuko yaratwejeje. Nibyo uramuririmbye nyine yaririmbye, aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuvugira n'umukuru w'aba kandi mpamya yuko ku izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira n'amanzi wamunyirukana. Yesu shimwe ko dukwiyeho urubanza rw'urupfu ukaduha ubugingo buhoraho. Uyu mucamanza mbonye w'amaraso ntabwo akincira urubanza rubi, ahubwo mfata nk'umukiranutsi. Ndetse n'iyo Satani anyibukije ibyaha byanjye, haleluya, uwo Mwami wanjye Yesu ambera igitambo gituma umutima uncira urubanza unkurwaho. Imana ishimwe cyane, haleluya. Azafi Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo umuzuko wa Yesu watanze ibyo ngibyo ugende uwenternalize, ushyire muri wowe, uhinduke ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Iyi niyo ndirimbo y'abizera, niyo ndirimbo abantu bamenye neza umurimo Yesu yaje gukora. Yaje kugira ngo ibyaha byawe abigurane, umuhereza ibyaha aguha agakiza ke ku buntu, umuhereza ibyakuremereye uwo Mwami abizura, umuhereza ibyananiranye, bya bindi udafitiye igisubizo, bya bindi zitakemura, Yesu yaje kubikemura. Imana ishimwe cyane, haleluya. Kristo aza mu buzima bwawe, Kristo aba muri wowe, wowe uba muri Kristo. N'Abaroma 8 ku murongo wa mbere, ibyaha byawe byarababariwe, wabaye umwana w'Imana, wakira ubugingo bw'iteka, ibya kera byarashize, watangiye ko ubuzima bushya. Imana ishimwe. Irembo n'imirimo iboneka iyo umuntu amaze kwakira Yesu. Imana ishimwe. Icya mbere, Kristo aza mu buzima bwawe. Icya kabiri, Kristo abaye muri wowe. Icya gatatu, uba uri muri Kristo nawe ubwawe. Icya kane, ibyaha byawe byarababariwe. Haleluya, Imana ishimwe. Icya gatanu, wabaye umwana w'Imana. Wabaye umwana w'Imana, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uravuga neza, ntabwo byavuye ku mirimo yanyu. Iyo umuntu ugira ikintu kimwe yirata, byavuye ku Mana gusa, ku Mana gusa, n'ubuntu bwayo. Paul abwira Efeso ngo ubuntu gusa nibwo bwadukijije, nuko Yesu yaje mu isi kugira ngo aduhindure abana b'Imana. Igikurikiyeho, wakiriye ubugingo bw'iteka ryose.
nibyo nabwiye mu kanya. Iyo umuntu amaze kwakira Umwami Yesu ajyana ubugingo bw'iteka, ajyana ubugingo bw'iteka ryose. Ibya kera byarashize, watangiye ko ubuzima bushya muri Kristo. Ikikurikiyeho ubaho ubuzima bwuzuye imirimo myiza y'abana b'Imana, iby'Imana yateguriye kera utari wabaho. Imana ishimwe. Icyanyuma, Kristo aragusengera yinginga. Yego, Yesu Mukiza aragusengera yinginga. Yesu arakwingingira. Niyo mpamvu ari mu ijuru iburyo bw'Imana Data, aho dusabira atwingingira. Uwo ni wo rero Imana yaje kurema, ubwo yaduhaye umwana wayo, yarangiza uwo mwami akazuka. Ngiki cy'umuzuko wa Yesu cyaguhinduye cyo. Mva kuri iyi ngingo, nagira ngo mbibutse ko ahantu Satani ategera abizera. Umurimo wa Satani ni ukukwibagiza biriya bintu byose Imana yakoze ku buzima bwawe. Ugatinya guca imigani nk'iy'abakecuru ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Yego? Abantu mwese mwaciye umugani, Imana ibagenderera uyu munsi. Imana yangendeye, namwe ibagenderere. Ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Yego? Ikibitera Satani aba yahumye amaso yawe, ukibagirwa yuko wahindutse umwana w'umubwami, ukavuga ngo ngewe ndi umutindi. Aho umutindi yanitse ntiriva. Oya, iyo wamaze kwakira Yesu ntabwo ukiri umutindi, mwene Data. Imana ishimwe cyane. Hari umwana umwe, umwana w'ikirara, niwe wavuye kwa se, aragenda afata imigabane yose aritwara, aragenda yayisha ibyo yakora amafuti yose. Agarutse kwa se abwira se, Data we, nagucumuyeho, nakoze ibyaha byinshi, none uyu munsi unyemerere ngo nibura mpinduke umwe mu bagaragu bawe. Isi aramurera aravuga ati, mwana wanjye, ufite ikibazo cy'ubujiji no kutamenya ko nta gihe na kimwe umwana yagize ahinduka umugaragu. Biratubwira ngo yamubonye akiri kure cyane, ngo aza yirukanka, ngo aramuhobera, ajya mu rugo, amukoreshereza ikanzu nziza. Yego. Icya gatatu, amwambika impeta. Icya kane, amubagira ibibyibushye. Uwo ni Data rero, uwo ni papa mbabwire, uwo ni Data ndimo kubabwira. Imana ishime cyane. Yaramwejeje, amwejesha amaraso, amwambika ikanzu y'umweru, ahinduka umukiranutsi. Icya kabiri, amuha umwuka wera nk'ikimenyetso, nk'impeta. Icya gatatu, aramubagira, amubagira ibibyibushye. Nguwo umutima w'Imana turimo kuvuga. Imana ishime cyane. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe uzapfa azize ibyaha bye namenya amakuru ya Yesu akamwakira muri we. Yesu yaje kuduha iki itaduhaye. Hari ibintu biri zitatanga. Isi ntiyatanga igisubizo ku cyaha. Icya kabiri, isi ntiyatanga igisubizo ku bupfu. Bisubiremo, isi hari ibintu biri zitatanga. Isi ntishobora gukiza umuntu icyaha, isi ntabwo yatanga igisubizo cy'urupfu. Niyo mpamvu Yesu yatanze ibintu bibiri zitatanga. Yatanze kwezwa ibyaha, atanga kuzura abapfuye. Imana yacu ishimwe. Ibyo nta wundi wabikora usibye Kristo umwana w'Imana. Ntama w'Imana waje gukuraho ibyaha by'abantu. Uwazutse kandi uzaza abamwizeye bose. Uwo mwami umpera amashyi mu izina rya Yesu. Reka niba utingana ku musozo, mbabwire inyungu eshatu kuzuka kwazinye muri twebwe. Inyungu eshatu baronsorezaho kuzuka kwa Kristo bwazinye muri twebwe. Icya mbere, kuzuka kwa Yesu kudukiza urupfu n'ububata bwazanywe n'icyaha. Dore icyo biri bivugaho. Biravuga mu Efeso ibice biri ku murongo wa mbere n'umurongo wa 3 ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami uteka ikirere ari we mwuka ukora mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu, ya kamere nababwiye mu kanya, twahoze dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu bishakira. Akaraja mu gasoza, niko iyo nkagezeho numva ngize umunezero, nkumva ibintu bya Yesu bigiyemo ikirungo. Imana ishimwe. Ni saa 7. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ni saa 7. Ngo kandi kubwa kavukire yacu, yego, twarabo kugirirwa imujinya nk'abandi bose.
ibyo bintu byari ikimenyetso kiri mu ruhanga rwacu. Ku bwa kavukire yacu twari abo kugirwa umujinya nk'abandi bose. Hatasubira ku murongo wa mbere ngo ariko rero namwe yarabazuye, namwe yarabazuye abakavukira, namwe yarabazuye abari bagenewe umujinya, namwe yarabazuye kubera kavukire yiwanyu, ariko Yesu yarabazuye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero icyambere Yesu yaje gukora, icyambere umuzuko wa Yesu tuzaniye, umuzuko wa Kristo umukiza wacu wadukijije ububata bw'icyaha ndetse n'urupfu. Haleluya. Icya kabiri, umuzuko wa Yesu waje kudukiza urupfu rw'iteka. Imana ishimwe. Urupfu rw'iteka. Abefeso 3:20 uyu murongo uravuga ngo ariko noneho rero Kristo yarazutse rero. Akitso uwo Yesu wazutse niwe muganura w'abasinziriye bose. Mu yandi magambo, umuntu wizeye Yesu ntabwo yapfuye, yarasinziriye. Niba hari ikintu njya nkora munsi ntekerezaho, nkibaza impamvu tutakimenyera, ni urupfu. Reka mbabaze mwese, hari umuntu waba uri hano mukuru nibura utazi abantu 5 waba uzi neza bapfuye? Murabarengeje? Niba uzi nibura abantu 5 bapfuye, uwa gatandatu yarapfuye, ntiwarira, ntiwababara, ntiwikanga, kuki utabimenyereye se? Nuko urupfu rutamenyerwa, nibyo? None rero ikintu Yesu yaje gukora, yaje gutangaza rero ngo nubwo urupfu rugaragara nk'utamenyerwa, ngiye kubahindura terime rero, nimumenye ngo urupfu ntabwo ruriho, ahubwo hariho gusinzira. Mu yandi magambo, urubori n'uburemere bw'urupfu mbitesheje agaciro, uyu mwanya ndabyoroheje ni ugusinzira. Mu kanya gatoya nzabamenaho amazi gusa mukanguke. Abantu bamenywaho amazi, Imana ishimwe. Hari abantu bamenywaho amazi hano? Hari abatinze kujya kwishira bakamenaho amazi? Hari abantu bakanguje eswimi konje? Iyo ugukizeho amazi urakanguka, yego? Abantu mwese mutinye urupfu, uyu munsi bafite itangazo, gupfa ntibigifite imbaraga, ahubwo barasinziriye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, Yesu azakangura abantu bose basinziriye. Na muziko Paulo yanditse n'amagambo nawe akishyiramo ngo hanyuma ngo natwe ngo abo Yesu ngo azasanga tugihari. Namwe nimibaze, wibaze imyaka 2000 irashize Petero yanditse ngo natwe zadusanga. Nimutekereze, nuko yarazi imbaraga z'umuzuko wa Yesu ko rero nta kibi kimutwaye. Imana ishimwe cyane. Natwe rero Yesu azaza umunsi umwe akangura abasinziriye, barasinzire kera, barasinzira nyuma, bose Yesu azabakangura, nibarangiza bamusanganire ku bicu. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Reka nigire inyuma gatoya. Abaroma 8:11. Eko namere ku 10. Abaroma 8:10 ngo niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri ubapfuye uzize ibyaha, umwuka nimubyumve wa mubiri nababwiye, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka wezuye Yesu aba muri mwe, iyezuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Haleluya. Ya mibiri yakoze ibyaha ikagenerwa gupfa, uwo mwuka wa Yesu twahawe niwe uzatuma natwe tuzuka. Nuzatuma natwe tuzuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nihute ngere ku cyanyuma. Umuzuko wa Kristo Umwami udutera gupfa ku ngeso za kamere yacu. Umuzuko wa Kristo Umwami udutera gupfa ku ngeso za kamere zacu. Niyo mpamvu buriya kuba umukristo njya mbifuriza mwese abasengera hano, nundi muntu wese wanyumva nabimwifuriza.
uti n'ibiki mwifuriza? Ndamwifuriza ko kumenya Yesu bitazahinduka idini gusa. Kuba umukristo ntibikabe aho bari gusengera, oya, ahubwo bizabe ibizana impinduka z'Imana mu buzima bwawe. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yarabaye, kandi mu Rwanda dufite abantu bitwa abakristo bagera kuri 90%. Bivuze yuko babaye abakristo, bakamenya Kristo, bakitwa abakristo, ariko gupfa ku ngeso za kamere bitarabaye mu buzima bwabo. Iminsi waterana, ijambo wakumva, inshuro wasenga, uko wahura na Yesu, umusaruro ukwiye kuvamo ni uko upfa ku ngeso za kamere. Imana idufashe muri generasiyo y'uno munsi, iduha abakristo bapfuye ku ngeso za kamere. Nibyo bizatuma ubutumwa bwiza burushaho guhindura benshi bari mu byaha bagahabwa ubugingo. Kubera iki? Nuko ababanje kuba Kristo bize Yesu mbere yabo bapfuye kuri kamere. Umva Efeso ku bice binde umurongo wa 22 ukuntu hatubwira. Bere ku 20 ngo ariko mwebweho, Paulo yari mu guhugura Efeso, arabwira ngo ariko mwebweho ni mwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wanyu wa kera, yego, weneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Umurimo wa Yesu ni ukutwambura umubiri wa kera weneberezwa no kwifuza kubi, tukambara umuntu mushya muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ngo mukambara umuntu mushya waremewe. Umva rero, uyu muntu mushya ngo yaremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. 25 nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Murana ko ikintu Yesu yagambiriye adushakaho yaje gukora ari ikintu n'ukuzuka kwe bitanga, nuko dupfa ku ngeso zacu za kamere, tukava ku buzima bwacu bwa kera, tukambura umubiri wacu wa kera. Abakorinto ba mbere 15 ku murongo wa 16 na 20 haravuga ngo niba bapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Murabona uburyo Paulo arimo guhuza kuva mu byaha akabihuza no kuzuka kwa Yesu. Kuri Paulo niba Yesu yarazutse, niba itarazutse, mukweko ntacyo bitwaye na muri mu byaha byanyu. Mu yandi magambo, niba Yesu yarazutse, mwakaye mwaye batutse ku byaha byanyu n'ingeso za kamere. Niyo mpamvu nabwiye ngo turimo kuvuga ngo umuzuko wa Kristo muri twe, muri jewe, muri wowe nanjye giti cyacu, bitara b'igitorero ryose, bitara rya Kristo bose, wowe umuzuko wa Yesu wabyaye iki muri wowe? Kimwe mu by'umuzuko wa Yesu uko ubyara muri wowe ni ugupfa ku ngeso za kamere. Nimvuga gupfa ku ngeso za kamere, we kwibwira ko ari wowe biturukaho, oya, ahubwo bitire kuri uwo mwami. Ariko imwe mu nshinga ufite ni ugusanga uwo mwami, ukambwira ngo mwami, ndaje imbere yawe wazutse, kugira ngo urupfu rwawe no kuzuka kwawe bigice kamere muri njyewe, binyamura umubiri wa kera weneberezwa no kwifuza kubi, unyambike umubiri mushya waremewe kwera no gukiranuka, byakomotse ku mwami Yesu. Ahubwo niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu no kugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. 18 kandi niba bimeze bityo, n'abasinziye muri Kristo bararimbutse. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye bose. Kuzuka kwa Yesu byaduhaye gutsindishirizwa. Tujye gusenga Imana. Yababwira ngo ibindi bintu byose Imana izabiguha, naho ukoze wabigeraho. Hari ibitabo wasoma bigwa kwizengurukaho, ukabona ibisubizo bya byinshi bikuremereye. Ariko hari kimwe kidatangwa n'ibindi bintu byose,
nagakiza gaturuka ku Mwami Yesu, ako kabonerwa ku buntu gusa iyo wizeye Yesu. Gukira ibyaha ni Yesu bitanga. Yavuga ibyaha ntitukumve abapagani bari hanze bagenda batema mu muhanda n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Oya, nawe witekereza niba uri umukristo uri mu rusengero, utekereza ahantu uneshwa, utekereza ahantu umutima ugucira urubanza, utekereza ahantu bikunanirira. Ubwire inkuru nziza, Umwami wacu Yesu yaradutsindishirije kuko Umwami yarazutse. Uyu ni umwanya wo kongera kwiyunga nawe, ukibuka ko ibyo Yesu yakoze yabikoreye wowe, ukagira amagambo meza umubwira. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Utarigeze reka aya magambo yasubiremo uyaririmbe ugatekereza. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha, aramubamba asohoza ibyanditswe kuri we. Ndagira ngo niba uri hano ushaka kwegurira ubuzima bwawe Yesu, uzamura ikiganza. Uvuga ngo Umwami, menye ko wazutse kandi njye wazukiye. Nenda kwakira muri njye mubere Umwami, muhore ibyaha n'umutima w'iwe. Uzamura ikiganza cyawe. Ubaye hano ushaka kwakira Kristo Umwami w'umugisha, ubwire Umwami mwanzi, Umwami nanjye uyu munsi, nanjye inkuru yawe nziza igeze mu mutima, kuko bashaka gukira cyane, kuko bashaka kwatura Imana. Ndagusengera ubaye hari ubuze kuzamukira cyane, ushaka kwibona Imana uzamukira cyane. Yesu Kristo, ni muri Yesu Kristo ndakunyotewe, ndakwifuza, ngwino muri kimwe, umwigire mushya,
umpa imbaraga nshya ngendere mu mbaraga z'umuzuko. Satani ni kenshi wahishe amaso yanjye imbaraga z'umuzuko wa Yesu, ariko uyu munsi nongeye kumenya ukuri, ndi umutsinzi no kurutaho. Nirukanye amajwi yose ayobya ibitekerezo byawe, anyibagiza akangira imbata. Guhera kuri uyu munsi narabohowe, ndi umutsinzi kuko Yesu yatsinze. Urakoze Mwuka Wera, ukomeze ubinyigishe, ukomeze ubimenyeshe mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi ku Mana yacu.